Semungu mana ngushimiye kuri live yawe. You are a good person. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Mutima mwiza ufite uzawuhorane pe ntazagira ikiguhindura. Thank you. Eric yaje kuntabara hamaze hafi nk'amezi 2 ntanavugana nawe ntabe nahaye. Ngiye kubona mbona aje kuntabara. I was like kuko kandi wacu ni kure agwari hafi kare bambi nyaka white na nyaka umva kubwire shureka Sonia habaho inoza drama n'ibiki urupfu ni ikintu umuntu rwose twese tugomba kubaha umuntu wabaye nangwa wamugaruka tugomba gushyira kurwangano hasi sibyo that's who I am nubwo nzahinduka. Ibyo nababwiraga senga amahoro niyo ya mbere shu ngiye papa wanjye kuva yakwitaba Imana nsigaye mbona ko amahoro kuko n'ubundi nyuma ya byose gahunda ni yayindi. Mungu icyuma bashaka kukubanira No baranyuka rero mba numva kubana mu mahoro kutagirana amakimbirane ari byo bya mbere uko niko turihatakasha baranyuka nyuma ya byose ku munsi w'imeruka nubwo tutazi igihe uzabera ariko hari igihe ngo tuzabazwa ibintu byacu buri wese. That's true. Umva yewe narishimye ko konye tukiyunga na Brian tukiyunga mwese ndabakunda noko natwe turagukunda sheri. Very soon nkuko abimbwiye tuzabaha ikiganiro kubala allo Cici na Cici Albo guys kumeze muture mu dukundi ako shana narimba kumva nari nkumbuye ahantu pe Estoy de gushaka unaishi cyuma umva none su nyaka white na nyaka man imvura iri kugwa imeze nawe natwe handi kugwa wanjye umeze neza. Niba turashimira abantu bose mwatabaye tesha no kuri Imana bahumugisha. Umva njyewe ntago ndavuga nzicara ku gacano niho nzavugira ndashaka kwigisha abantu kubana neza n'abagenzi babo. Nta kintu cyiza nko kubana neza n'abantu. That's true. Kandi shiyo wagize ibyago niyo umenya umuntu gukunda ninde ukwanga ninde no kuryarya ninde. Of course. Njyewe n'ubwa mbere nari mfushije umuntu uri close to me. Sorry bana. Ni n'ubwa mbere nari ngiye gushyingura aho ari mu buzima bwanjye nari ngeze ahantu hari ibintu. Yo sorry bana. Umva yekora juice y'amapera none se undakira mwiki. Ndi kwibaza amata na washyira mu mapera. Mana yanjye ndashyira mu amazi ndashyira mu juice ndashyira mi. Ufite coconut water. Coconut water nayo mfite mana yanjye. Hi Emeline. Na coconut water kandi murabikana ganyifite mana. Thank you Trapish. Trapish aragukunda nawe n'abanyagatsari. Mana yanjye usedashyiramo iki ntabwo washyiramo amata mu mapera ariko mfite amaji ndashyiramo juice mana yanjye amazi ufite jus uri mu cyanshyiramo amazi n'isukari nibyo nari gutekereza ufite amazi juice y'inanasi juice y'inanasi ndayifite ivange kaza kirimo inanasi murakoze mana nibaza ikintu ndashyiramo bataye tuvi iwanyu shu dore naguse juice harya wahindukiza gute. I love you too Mary. Naguse amapera dore amapera menshi pe ubu ngiye gukora ibintu by'amapera ariko noneho baranyica live bambuje gushyiramo ibyuma na network steady ngewe ni rafite network ntabwo munyumva
wowe ndi kubona biri guhagarara ni njyewe se Yesu we numbwiye muri kunyumva network mfite yabona ndi kumva Young Grace ko mutavuga abantu bari gutuka abantu ngo bari gutukana muri comment ese Young Grace umva Tesha turawukunda Tesha Young Grace ameze neza Young Grace arasho waranyanza ariko ntari byose ni ibyisi oyashasha unukuri uri ku mutima pe Fafa in the house ako anje Fafa na Vegas hi sure Yesu allo subite Valentine na Fafa yagenze neza cyane amapera yose kiza n'umuronda yamara ko wari umaze iminsi udahari se ko wari umaze iminsi udahari maze iminsi njagaraye pe jagararasiyo na jaga geze mutapinge pe tape na tape yego amatapure yafite pe 300 nawe waje kare ariko abaranda bakunda cyane maze iminota 50 ingahe hariya nawe werekana iminota umuntu amazeho urayibona uskrolinze gutya ku ruhande maze iminota ntabwo ndashoboye kurara hose niko ndi kubibona ngo isaha imwe n'iminota 30 thank you my love Tesha ikora muri big screen umushyiremo ahubwo Jessie thank you so much my love God bless you Tesha na Tetse niba kuri bagukunde mwana wanje na ibiryo domestic uyu muntu ngiye kumuboroka witwa HD ni bino nifise biza nangiye kuboroka umuntu witwa HD none wataza mu umuntu ko share drive ciro nyinshi na Young Grace kandi na bate niyo ngera mu muntu nano uzi nta yanoza ariko sha honestly mushaka irindi jambo mukoresha ihangane riri kunsubiza inyuma n'imbeshya mbe honest ndi gusubiza inyuma sho ihangane nyine ndi guhita numva nongeye nameze neza bikunsubiza inyuma cyane ihangane yo basi mwandike ndagukunda or anything but ihangane it's crazy Shamana nagize experience yo gupfusha umuntu umwana wa mama ndabizi umva ugira dipere na depression yaramfashira nkubitira uzi ko naheruka gusinzira ngo meze usigaye ubona nsigaye ntaha mu gitondo yego sha sinzira by'abana numva narota nabi ari mu rusaku Young Grace nujya kuvuga imyutingure twakumyutinze mbega urusaku na rusaku ndabakumbuye pe ndabakumbuye cyane Chichi Julienne hi te bahosha ariko ngo wagiye mu isoko rya Nyagatare nagiye Yoshu abantu bose bara musemo turagukunda wageze Nyagatare gute ndi mu rugo warabimenye yes oh my god Jessie oh my Jesus god thank you Jessie thank you so much my love God bless you Imana isiza ukuye sheri wanjye Sina ariko Eric ubu nari kuba muririmbiye akaririmba ariko
Ni Julienne na Las Vegas. Va mutapinge guys, mutapinge. Kandi ariko no mujesi yananyandikiye inbox anyanga ariko man Imana iguha umugisha sheri wanje. Tesha nakunda cyane. Tesha abara turakunda. Kiraman in the house. Hello. Mwanya ndabakumbuye sha next week nzaza. Abara wapi? Wapo wa mine rukomeye. Kiraman turakwakiriye. Mana we Kiraman ari hehe? Wabonye se? Daddy. Yo. Meze gute sheri wanje? Ndashimira Imana. Umva ntabwo nshaka kuvugira ibintu byinshi kuri iyi live noneho Kiraman nawe araje nzaba mvuga mfite ibintu byinshi byo kuvuga gusa mana abantu muzi gusenga mujye musengera Kiraman agira imigisha agira amafaranga atera imbere ibibi byose bimwitaze bimujye kure. Amina. Daddy mana ikintu nakuvuga ariko Imana yo mu ijuru igi umugisha. Uzaza imigisha irimo iraza rwose. Migisha na migi. Dore Sankara Mungu wanjye usko nakugize admini. Numiwe accept. Mari hayi Admini urasanga abadmini bigenda gutenge usanga ngo namugize admini w'ibihe byose urakoze. Tesha Kurash mezut. Sava makuru. Ni power. Karibu turakwakiriye. Asante kila bimeze bite mwana? Fresh. Ibaze ko nakugize admini Sankara. Umva. Reka nyababwira ibintu tujye dushima abantu bakiriho. Bane kira nanjye mbere umugisha. Bampi. Oshuwa. Iyo migisha nzayipiza yewe. No, let me tell you. Oh, no. Ni byiza mani. Eric. Abantu bose bakuvuga neza neza. Tujye dutanga credit umuntu akiriho tubivuga akiri kare. Kuko ejo nazabivuga yatabarutse. Thank you Barry. Oya no kuri Sankara nibyo pe. Uyu mutipe Imana igimu umugisha. Man, I don't know. Agira umutima w'urukundo. Kira nawe umuntu mushaka gushwana mu gitondo kamuga ati kira ndashonje akagukandira akanyenyeri. For real. Atita kucyo mwapfuye. Chamani Imana ijye komeza guha umugisha pe. Amina. Kabisa. Sha Daddy mana simbizi ariko Imana niyibizi. Umwandeo. Tapotera famille. Ariko uziko amakuru ya Imana yamaze nyatanga we ngomba ndi kuzamura ngo revo ifashe iki? Revo sifashe iki nyine. Nuko ejo nayo mfite 200 byose numbonye sigaranye muri bari 0 n'ibice bingaye. Nga. Tesha. Umva muranyihanganira ntago mfite ijwi rinini noneho nta mwuka mwinshi mfite pe. Umfa. Yanga Grace. Tesha. Oui, What up? ça va, bites. Meze mpite mama lao. Ni bon. Abantu bavuga atoyira tubakura. Orarinde. Thank you Bosley. Hi Bosley in the house. Bosley na. Ngo harahiye sasa rero. Yanga Grace orarinde. Nalipika sasa hivi. Umba kamwe nimero ya Tesha. Yanga Grace. Bosley ndaza kukwandikira inbox. Dada. Hello. Dide. Makuru ko wabuze wa mwana. Yitwa Mutesi Ako Sha. sa eri umva Bosley ni umwana mwiza ntago nzi ukuntu nabikubwira. Ego iyi ni imfura y'u Rwanda umuntu nuko nanjye mubona mumenye nubwo bwose atari ari mu Rwanda ariko mana uko yarashoboye dari yo ni imfura y'u Rwanda mana numva abantu bose bamuvuga hano neza ni ukuri kw'Imana. Bosley Imana izaguha umugisha pe. Bambi umva nimero ya Tesha ndayiguhaye yitwa Mutesi Sharon. Mutesi making shaka aribyo byanditse. Thank you Bosley. I'm trying. Nyohereje kuri WhatsApp. Okay, thank you. Bambi Eric nakunda na mana yanjye
Yereve wa mero zamura kakajwi nanjye kuzamura kakajwi ndugabanya abantu kugira ngo ndebe ko nazamura kakajwi Asha wisheri yewe ko bite namubona ni byiza amakuru hari ushobora no gusecinga umuntu kakajwi yewe ayisabura kakajwi yego waje sheri wanjye nakundi kakajwi uzi ko ayisabura se kakajwi mamba bari ukaza koko mumwohereze intunuzi ese we hagize umuntu yohereza ino request kuri Keza Teriski akaza nkareba ko yanyigisha kugira umuntu admin akareba ko yabimfashamo bino bintu Enda muri setting setting ngiyemo urashaka gukora moderator henda yabonye moderator yes none se muri ngo moderator Sankara backup watch life today manager niwe moderator se Sankara ubwo wamushizeho nka Sankara wamugize moderator wawe kanda ku muntu ushaka guha ubu moderator manage Jody umeze neza mukureho wowe ubwo niwe moderator wawe no so urashaka guha nde moderator Nese ushara ugira umuntu moderator akajazaho ni yari muri comment ashobora kuyigira ashobora kumanage neza nanjye ndagukunda ntabwo narimbizi kone nahabuze se niyo yaba ari mu comment umva none se reka mbabaze kanongere ubundi none se kunoza yagiye Keza Teriski Keza added confirm Keza Teriski mushyizeho ubwo ngubwo aje yahita azakahita bibona ko ari moderator umva icyo ugomba kubareba ugomba kureba ko ntuza umuhaye full moderator ushaka kumuha itari full moderator akaba adashaka gukuraho umuntu ku mutinga kuzamura just wamuhaye moderator yantunze gusa banzure ko manage comment filter mute block byose biri genda twose ugenda udushiraho added move okay thank you live recording get copy of nabone live recording of course already semu iyo live irangiye ntuza isigaramo ushaka kujya kuyikuramo kwa moderator se ko bango yitimuriza copy ya live top ein ya copy ntuyishire ibindi byose nabimuhaye ngagira umuntu wamagara tesha byari byansanze ibaze ko tesha namini Keza nawe namubwira akavuga ngo iki ndumva wankunze Chichi tesha kumba mureke njye tuganire ndi ukata amapera ariko se mu uhora ugenda bantu hanini mba nigenda nk'umucuruzi ahantu hose nanga ariko Kira ubu ba wiyumva ute kuba uba ufite umutima umeze gutya ntanumva nimereye neza noneho Kira Manedisi hari igihe ba Philip bambajije wese mujye umenya guhakana ati mwana ngo njye umuntu anyaka amafaranga nkamuhakanira uragera imbere ngo umutima ukanga ega kamubwiye Sankara ari igihe bimwe umuntu amafaranga uyafite noneho ukagenda imbere ukavuga ati nk'umuntu ahuye n'ikibazo nkabimenya nakwibabarira uvuga ati cyane aho rero umuntu ahure n'ikibazo kandi yabimbwiye nyafite buriya uyanyatse n'ayafite ntari ntabwo umutima utera urubanza ariko mbizi ko nyafite ntabwo byakunda ako sho ubundi nyine bikomeye biba bitoroshye ariko twese dushoboye ni ukuri buri wese yajya akora igikwiye reba nk'ikintu kuko umutima w'umuntu iyo ugiye gukora icyiza urabimenya n'iyo ugiye gukora ikibi urabimenya ntabwo ari ibintu bigutungura ngo bize ngo bivuge ngo ariko shana Satani arakora pe ntasoza ko Satani adakora Satani nawe ntabwo aba yicaye umva abashyushya ameze atya Satani ngo yaraduhagurukiye sinabonye Yesu arimo aribyinira ipiyano ra bino birakomeye nase nibaza cyagiye abantu bajya i Musanze bajya kureba ku giti ngo Bikira Mariya ngo niba na Yozefu nguriya mutipe yinaze hariya Musanze gato gusa n'amasambu yagurijwe
bro umuniga arimo ararya ipiyano noneho Yesu yageze hararakara bamwibira TikTok araza nabyo arabibabwira ati muri kumbaninga n'abatwaye bari kumubara ko ngasabona Yesu ndababwiye ngo mu minsi y'imperuka Yesu azaza kuri TikTok. Tesha uzira mutipa kinye filime ya Yesu kandi namubonye mu ipiyano ni n'umunyafrika akunda Afrika cyane. Abatipe babiri za Yesu hari umutipe ni babiri hari wakinye imwe muri za 60 iri abashyize mu kinyarwanda uri abahise bamukubita ifungwa aramubwira ati zonja gukina izindi filime uwakinye iya 2004 yitwa Passion of the Christ wakinye izindi filime ariko nawe Vatican bamwinginga ngazava mu byo gukina filime mu ipeso ariko mana niba uri yari Yesu uri kubyina ipiyano nanjye natangiye kumutekereza Yesu n'ubundi arahari buriya we wabona ngo ngakina porono niko numvise oya ndamuzi ngewe sha nuzira ryohe mbega juice y'amapera urakoze tumugambe tukise muhu ni nyonyo na nyonyo Chichi guava chichi ni guava pe guava na guava banaita guava juice. Erega Yesu mani kuri kiriya gihe nta piano nta terambere wese niwe wakanga kuza mu bijyame bigezweho yakoze umva bigize seri Sankara cyangwa Tesha love you. No mani Yesu nge namufasha arimo aravuga ngo what's up my family ngo gifts nawe gusaba gifts 2026 na Yesu yakennye mwe murapfa ahubwo Bible oya none abasani bazaza live Yesu ntazi Brian ari mu rugo iwabo nawe hari Brian wacu shaumva rega ibintu ngenza next week tuzanzaza kugacana niho nzavugira ibintu byinshi Kendo thank you ari ndashaka kuzaha umuntu inari nukuri nanjye birankunda kujya mu Kagera noneho shadadi ejo umukobwa yaramamagaye ntazi ko nigiriye n'ibyago aratangira arambwira ngo Tesha ngo ubu ninde wazanye Saint Valentin ngo wamunyereka ndicecekera ndavuga noke arakomeza arambwira ngo ubu Saint Valentin yaziraga iki ngo Tesha ngo muzabwira abantu kugacana kwa kundi biba byagucanze ngo muzabwira abantu kugacana ngo bakureho Saint Valentin ndavuga ariko akagacano nako kararushye uri abona sheri wacu yarakibabaje kuri Saint Valentin byamubayeho n'abantu depression abantu bikoreye ariko baba haze Saint Valentin ariko yambwiye ati byibuze ibyamaye ati ndatwite ubu ngubu byibuze nari nzi ko ntazanabyara none umwana ngiye kumubona nta kundi Jema nuva Saint Valentin ora Saint Valentin ubundi ni umunsi wakundaniyeho n'umukunzi wawe setu ibindi ngo bya Saint Valentin ariko noneho mana Sankara aba baniga babakene babatindikara karabo ka dese yo kataza bari kubaho bate erega nyine nuko twe tubyegereza umutima cyane urumva Saint Valentin usomye amateka yayo ubona nibyo dukorana naho binahuriye none se n'ubundi ko tuba turi kubesha nyakumugabo ava mu rugo asize umugore n'abana batanu agashyira ururabyo ihabara ubwo wamenye iyo Saint Valentin wayita iki none se Tesha usanga umusore utari mariye nta girlfriend afite umugabo uri mariye afite girlfriend batanu umugore uri mariye afite boyfriend batanu umukobwa utari mariye nta boyfriend afite mbese ubu ufite bangahe Sanka Diamond atabyizihiza Sanka ufite bangahe njyewe nanjye disingo ndaho byarancanze uribomva njya mbona uri bogari pe ubu ufite abagore vugisha ukuri basi b'umuntu umwe mu isi yose uvuga uti njye mvugishije ukuri njyewe nakubeshye muri kano ka mwanya sinakenera guta umutwe arimo arashaka amafaranga wewe umekinga shuwa kwangije Tesha ku myaka mfite nzabonye byari mwiza Sankara ni mwiza nzatekereza guteka Sankara ni icyuki buriya nawe ubaza iminsi arangiza mu munsi arangiza nk'inshuro 10 igoryi gusa
ubizi gute se ko atanapima? Professor, thank you. Ngezatekereza gutereta mwaranje. Abakobwa muri hano ndabamenyesha ko ngo hari umurusi uri muratera abantu sidangaraza akakuvugisha ngo akakubwira ati wiriwe, ukimubwira ngo wiriwe tumubaza ngo utuye he, ukamukurikira. Gusa nafunze. Biriya mu Rwanda biragoye. Mu Rwanda abana bo mu Rwanda bariyemera byatari. Kira kubukene buri hano hanze kuba n'abakobwa. None akabona ngo ni umuzungu. Uruhu gusa. Uruhu ahita aguruka. Abaniga nabo ngo mukorogo bayimereye nabi ngo baraba abazungu babishaka batabishaka. Aribo. Atesha uri icyo ariko cyose cyo mu Rwanda mwana biragoye kugira ngo nyine naho byababaho ariko shanaga yafata benshi nkaho yafata handi. Mana njya ahubwo uwo mushinwa yatinze kungeraho ubu ngubu mba mfite ebyiri. Ngana niho hantu n'umustar bageraho bakamureba nk'ikiwe yaza. Jesse ndagukunda nubwo nakuzi pe Mana igumugisha. Atanakuri y'abatarwaye. Ariko kikira kuki umuntu agize ibyaga bayumva yakizwa ndumva nakibera umurokore. Nkigira mu Mana ndumva ibintu byanyabeye byaje. Ibyo ni iby'ukwezi kumwe wowe bireke. Imana ifasha bari iby'ukwezi kumwe kuko mvuye ku nzoga nababara. Yo. Ibyo bintu uri kuvuga. Uriya nge biriya bintu navuze kwa nuza kwa Irene. Navuze ibiki? Mane nkubwiye ko namaze imyaka 2 narakira ko yanga yapfuye ntiwabyemera. Mane ni story ndende. Bro, ni story ndende. Negatesha n'umuraro by'ubyibuka. Ngewe uzi ikintu cyambabaje kwa Yanga nagiyeyo sheri, uzi ikintu cyambabaje? Twari turi muri compound hari puru bari kudutembereza nyine ahantu yari amaze kubaka acemo igihe, bari kutwereka n'amassage ahantu bari baratubwira ngo Yanga nyine iyi puru nibwo yarakiyubaka ataranayogeramo ngo none imbwa ze nizo ziri kuyogeramo. Bro na ladies ni hatari. Hari hanze ari impande ya piscine yari yarashyize icyokeza avuga ati ngo abantu bazajya bavana gusenga nko ku cyumweru bazajyagura nk'ihene naro byose biracyahari tu ngo noneho ngewe uzi dadi uzi ikintu gihe cyambabaje. Papa wanjye yararwariye hano Faisal iruhande rw'iwanye ngewe urabizi ko ntuye Kacyiru. Ega ndabyibuka cyane turi muri shoot noneho shu bakajya bambwira ngo ninze murebe amasaha yo gusura bakabimbwira ngo nze murebe rimwe na rimwe urumva basuraga mu gitondo na nimugoroba bakabimbwira hari ubwo yabimbwiraga aribwo nyigera mu rugo mfite hangover ewe nabasha no kweguka simbashe kujya kumusura ahubwo nkajyayo amasaha yo gusura yarangiye nkibonanira n'abamurwaje sinjemo ngo mubone. Bro naricujije ndavuga ariko kuba nari kumugeraho byari kuntwara. Ariko nducense ibintu tuvuga ati aje arakira abantu umusaza ataka. None ngiye mukuru wanjye yageze arambwira ngo njewe barambwiraga ngo nze musura kugira ngo musure ngabohereza amafaranga ngo bifashishe. Agera harambwira ati rero ntuzongere kuma amafaranga yawe siyo dukeneye. Nebaze. Ngewe nyine nkagira ngo ni ariko shani ntakizwa ndakubwiye ngo muri uku kwezi kuje cyangwa ugukurikira ndakizwa. Tesha ibyo bireke. Urakizwa. Noneho Mana gukizwa ubona icupa rya Hennessy ukaribona urakora iki? Ese ubundi umuntu ukuntu yakizwa ibindi bintu byose ariko akayoga kakawa ngayibaza. ariko na hantu muri biranze mu nzoga n'icyaha kandi ngo na Yesu ndaya yaramusedubishe bikamucanga agakubitamo akawayini. Ujya wabikuye mu kigoryi. Indaya yaramusedubishe. No kira kugira ngo wemere ko Yesu yarabizi ko ibintu byo gusambana n'imipuri bizaba biriho muri ibyo bintu bye harimo indaya papa. muri bayibuze indaya zaho iragenda ibonana na Yesu imusoma ku kirenge Yesu yaravuganiye ngo utararya akantu nayitera ibuye.
ibaze ko Yesu indaya yamusomye ku kirenge akicecekera umwana w'Imana hari ikintu yavuze nyuma ya bizu. abakora byabacanze ndazabo Tetesha aryo uzi Kigande Nkimanyi uzazajya kuri YouTube ushaka umupasiteri umugande witwa ngo Rwamushana Isaac ne mupasiteri urimo uratwika muri kampani ariko uburyo abwiriza we arakubwira ati ntabwo ari ibintu byose bisaba gukizwa hari ibintu ubukeneye nyine hari abantu bakeneye inama za buri munsi badakeneye agakiza. Sheri bizu ni bizu bebe. Bizu bahereza umupapa wubatse agacira inkonda ariko bizu ubwo Yesu we yari kwicikira. ega Imana yakicyaha ntabwo yanga umunyabyaha. Gusa icyo nzi Imana irahari, Imana ibaho. Tesha mu by'ukuri Yesu abambwe ku musaraba nk'abarokore twizera ko yapfiriye iki? Ngo yapfiriye ibyaha byanyu wowe n'abantu. Urumva hari icyaha gihari? Nimba yarapfiriye ibyaha urumva hari icyaha gihari? N'ibyaha by'icyo oya ibyo bari bafite bariya none se shu ntabwo wibuka ko nuza uriya Sawuli ataraba Tesha ko bavuga ngo nyuma Yesu azagaruke ntabwo uburetse nkubwire shu erega abantu turiho katujye muri Bibiliya tunashyiremo na logique nari bireka tuyigemo abantu turiho kano kanya Sankara uretse gato abantu turiho dutandukanye n'abantu bariho kiragiye abantu bariho kiragiye harimo bazakaye bajya za ruswa Adamu agikora twari duhari. Oya murazira ibyanyu kandi namwe muri abanyabyaha muri kuzira ibyanyu muri gukora mw'iyi minsi. Ako batubwira ko ngo turi kuzira ngo kubera ko Adamu na Eva ngo bapfuye. Oya ibyo ni ukubeshya Adamu na Eva bazize ibyabo bambara ubusa Imana irabatamaza nimwe muri kuzira ibyanyu niyo mpamvu ubona ukora business nicemo ugakora umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ukabona ibintu nibiva. Ni mpamvu nabwiye ngo uze kureba umupasiteri aravuga ngo uko nabwiriza umupasiteri nabwiraga y'Ubugande aravuga ati hari igihe ujya gusengera inyatsi kandi ugasanga nta nyatsi ufite ahubwo mu mutwe wawe nta biji ibamo ugatangukorera 200,000 ukanywera 100 ukandi uba mu nzu ya 80 warangiza ngo mfite inyatsi ngo sinzi amafaranga ajya kandi ukeneye biji udakeneye amasengesho ugasanga Tesha ikintu boss wawe agushukisha umushahara kandi umushahara nibwo borozi bwa mbere umukire aguha kugira ngo udatekereza iterambere ryawe. Umupasiteri iyo ari kubwiriza abantu avuga ati hari abantu muri runo rusengero mukeneye ko babirukana ku kazi kugira bamenye gufungura butike nk'iyo boss wawe afite nawe akigukoresha. Oya reka Sankara umva nkubwire sheri turetse n'ibyo abapasiteri wenda babyigiye bafite ubumenyi mu byo kwigisha ijambo n'iby'ijambo ry'Imana sibyo tuvugisha kuri umuntu mukuru. Yego ibintu by'Imana Bibiliya zo zirahari turazisoma sibyo hari ibyo tubona urebye ibitutsi biba muri Bibiliya niho hambere nabonye abantu batukanye kurusha abantu. Ntabwo batukana ahubwo twebwe twafashe amagambo y'Ikinyarwanda cyanyacyo tuyagira ibitutsi. Imana yarebye abantu bari bahagaze bagiye ngo kwica umuntu wasambanye irababwira tudasambana nta mutera ibuye bose babibijunjame barumvira. Utarakora icyaha ntabwo bavuze gusambana ni Yesu waduturaga ari Imana. Ni yandaya twavugaga Yesu yavuze ngo utarakora icyaha nta mutera. Yewe ndimo ndavuga ibyo muri New Testament kandi ngo hari Ndiyo nanjye ndayizi New Testament. Imbizi ngo hari version city na version sinzi ibintu bijya Bibiliya. Ni version city nyine. New Testament. Ariko man ibintu by'Imana biracanganye. New version city. Ngo umugabo witwa ngo Paulo ngo ataritwa Paulo ngo yararimo aragenda ngo avuye ngo mukabwibwe ngo ari nko mu masaa 9 ngo Yesu aramusanga from nowhere bro ngo aramubwira ngo Sawuli ngo unotereza iki ibaze kugeza aho utotereza iki abantu banjye nuko Sawuli yari umunyamategeko yica umutoteza yewe nuko umutoteza Sawuli ntabwo yizeraga Imana yari umunyamategeko numva Sawuli yari umunyamategeko atumwa n'umwami umuntu wese uvuga Imana akavuga ati iyo Mana mutubwira iba akica abantu abakozi b'Imana Yesu aramusanga Imana aramusanga aramubwira ati utotereza iki abantu banjye.
none se niba Zakayo yarariye ruswa yabonanye n'Imana mu giti Erega mani kamubwira ikintu kimwe umbatesha iteka umukire wese niwe abantu bakomeye basanga ikimenyane cyabuzeho Zakayo yari umukoresha w'ikoro niyo mpamvu Yesu yagiye kuri ariwe Zakayo yari umukoresha w'ikoro yafataga umusoro wo muri icyo gihe yari legend. Hari umugabo twari duturanye Nyagatare yasomye Bibiliya araryoherwa imwe noneho y'abantuza y'abano baba batajya babyara rimwe na rimwe ngo bihaye Imana n'abantu abakatolike araryoherwa kwa kundi umuntu amera nk'uryohewe na story. Bibiliya yisoma umunsi umwe arayirangiza ahita asara ubu yirirwa yiruka mu muhanda. Erega ikimenyane cyahozeho ubuse Yesu ko yazuye Lazaro n'abandi bantu bapfaga ngo barapfa none se niba Imana yarakoreshaga ikimenyane umugabo akagusaba umupuruka w'umundi akamwima umupura akiherwa muhaye umupuri ubwo urambwira ngo ahubwo se uwo muntu wenyine wari wapfuye wenyine nyine ikimenyane cyahozeho ariko none wabona ari impamvu ubwo bamuzuye ahubwo ikibazo nyuma yo kumuzura yakoze iki ubu se kankubaze uriya mugabo bageretseho inda ngo yarakozwe ngo arahindukira mu munyu mbabwire ibintu byo kugereka inda ku bagabo byahozeho nka Yosefu bareresheje umwana atabyaye wa wundi hajya Imana yabwiye ngo wowe uratwite nanda bamuteye ninde Mariya ubu se nka Mariya yazize iki buriya yaramuhaye inda ari ready yo kuyibyara erega ibyo babyita kuyoboza igitugu iyo usabye ibintu by'Imana usanga harimo dictatorship. Umva ubundi njyewe Imana yo nemera kibaho byose ndabyemera kuko ndareba nkareba ukuntu ubuzima buba bugenda buhoro buhoro iki ariko nyine nayo iracanganye. Yesu arimo arabyina piano kano kanya twari twizeye ko ari udusubiriza witwa Fabishung ngo impamvu yazuye Lazaro nuko yari best wabashikiwe oya dore se ntabwo se ari inshuti y'abashiki ba Lazaro. Ikindi kandi Yesu yari afite icyapfana na Mariya na Yosefu nta kuntu atari kubaba hafi none Tesha ndahera ngo nongere kwibesha kuri uwo Yesu wawe Nigeria oya uriya ni hari n'uwundi naba Yesu nkabanego Yesu rega Yesu afite ubushobozi arihindura ako kira uzi ko cyatashagisha kwa kibana na video za AI za Yesu kikagira ngo ni ibyanyabyo AI inzi ni y'umukecuru n'umusaza bahora bagwa mu mazi batwaye igare. Oya aramavido menshi bajya bakora AI. Yesu yinjira mu rusengero akavuga ati ngo wizere umwana w'Imana ngo azajya mu ijuru. Yesu agatavuga ati when did I say that? Abaza pastor ngo nabivuze ryari? Iby'Imana biracanganye iyo meruka nigera igere nzajya inyuma ku murongo w'inyuma bazatanguranwa nzabira. Nameruka izabaho meruka n'umuntu imeruka ni igihe avuye mu buzima mwana. Nase teshaka nkubaze iyo Mana yaturemye dukunze ikarema n'umuriro ikanarema Satani kandi tabuze ubushobozi bwo kumwica. None se shu nta muntu uzi wapfuye wazuwe koko abantu bashobora kuzuka who knows? Kare none se reka nkubaze dadi mu bintu byose muri Bibiliya nta uzi Imana yakozeho yapfuye akazuka. Ariko ngiye nabaza Imana ntabwo ngiye agapfa ende uwo muntu wawe uvuga uti na Yesu yarapfuye abura umuzu. None se kababaza tasha noneho kakubwira ijambo rikurangiza Imana nimba yarifatiye umwana wayo ikamwica wowe urinde uri iki? Nimba Imana yaratanze umwana wayo agapfa who are you wowe utazapfa ngo yagira ngo yitangire ibyaha byanyu. Karame isi maze imyaka ingahe bayo tubara 2000 kuva Yesu yavukiye ariko ari nyuma yaho ibyo ngibyo bireke ntago ibyo turi kubaranya ntabwo ari byo byemera ibyo ngibyo kubera ko nimubara ngo kuva Yesu yavukiye ari ba Faro baramubanjirije hari ba Mariya bavutse hari wabyaye Mariya hari wabyaye Mariya hari wabyaye kuvuga ko isi y'uyu munsi ahubwo ngiye sanka abagore baransetsi yo baza hano bakarekarama ngo umugabo yanciye inyuma umugabo akaza ngo umugore yanciye inyuma undi nawe akaza ngo sinzi ngo byagenze gutyo shu niba koko wa mugani Yesu yarapfiriye ibyaha byacu agapfira ibyo twari dufite mu karengo mukabisuzugura njyewe ndinde wo kudakora icyaha bambariza. Niba umupapa w'imyaka 50 yasuzugura ibyo Yesu yashyizeho ngetesha w'imyaka 20 nakora iki? Ko twese tugendera ku manuro wa muntu we ngo biba byoroshye.
Yesu bamuteye imisumari baramupfumagura, Imana iyo Mana yaramurebaga kandi iricecekera. Yesu agera aho biramucanga ati wa Mana we wandenze iki gikombe, Imana iricecekera. Iki gikombe kindegaraga ari igikombe. Simbizi cyari cyo ngo yashakaga ko bamurenza, rega ntawe utumva. Nibaza kubera iki Yosefu bamuciye amazi, banzwe nazi story zamuvuzweho muri Bible. Gusa ariko shasanka Imana ibaho nubwo tutazahira, ariko umva iba iduko. Hornera, thank you. Umukobwa ni mwiza, afite izina Hornera, ugasanga atanze inyama. Gukorera ibintu Imana wayinyereka njye nkayibariza ibintu bibiri bitagira icya gatatu. Imana izakwiyereka muri ikorera igihe. Wayibaza ngo kitesha. Noneho bari abantu baba bavuga ngo bone saleye ngo Imana irambwiye ngo ninkubwire. Arabajije babi nifurizo kubona amaturo. Imana uzi kuvuga. Nyaje gusanga Espanyol ukagikora n'ijambo ngo Imana ikubwiye Jesus. Ariko sinzi kuki iyo Imana itambwira mugani wa His Excellence. Oya nibyo abantu hari abasenga sheri, none se niba utegereza Imana umuntu uvugana nayo umunsi ku wundi wowe urumva mwanganya. Erega ntabwo mvugana gutya, ni umutima nama wawe icyo ukubwira. Nose najye ujya yicara ukumva umutima nawe uri kujya gukora ikintu undi kumbuza gukora ikintu. Kira uriya mpasiteri w'Uganda impamvu umufollowinga nimwe. Uriya mpasiteri ahubwo ati hano hari abantu mukeneye kwiruka mu kazi kugira mwitekerezeho. Hari umupasiteri ukubwira ati wowe ikintu ubura musore ntago impamvu utabibanye uri umukene ku buryo tutakwishyura geto, ahubwo nuko so atarakwiruka nakwirukanye washaka akazi. Oya ariko Kira reka nkubwire Kira, wowe Imana ndabizi ko wayibonye shu Imana irahara, ahubwo nayo nkuko ushobora kujya gukorera umubosi mukagenda muri abantu bane akavamo umuntu umwe ukora neza akazi abandi batatu bakica, agafata uwo muntu akamukura mu bandi akamupromotinga, mwe mugasigara hasi. Ni nako Imana ikora. Iyo irebye umutima wawe igasanga umutima wawe ntabwo twese tuba tweze pe, ariko irareba ikavuga ati uyu byibuze aragerageza. You understand? Akavuga dadi arajye uko ashobojwe kose arageza. Niyo wacumuye irabireba ikavuga ati uyu muntu nubwo acumuye kubusha. Hari abantu rega ducumura kubushake, ugakora ikintu utabanje no kugira umutima nama, ukavuga ati iki kintu ninyikora haraza kubamo ingaruka n'ibiki, just from nowhere ukagikora wakigambira ukagenda ukagikora. Uvuga ati Mana yanjye we ibi bintu nimbikora biragenda ni boringo, ariko nyine ugapfa kubikora kubera yuko ni bosi. Kira hari ikibazo nabajije Briane sinzi ari ukuntu yansubije nshaka nanjye nyikubaza. Urabona wenda nk'umuju umuntu wenda ubyutse mu gitondo afite 10,000 ku meza, sibyo? Nta kwiringira avuga ati uyu munsi sindi burye biraza kungora, sibyo? Ariko n'ufite 10,000 ku meza ariko akavuga ati ibi 10,000 ndashaka kubyongeraho ayandi mafaranga, like ntaganyuzwe n'ibyo 10,000 afite ahubwo arashaka kubyongera. Na wa wundi wabyutse adafite n'ijana ariko avuga ati niyo nakwiba 1,000 cyane niyo nabonaho nkuri 1,000 bidaciye mu mucyo n'urugero ariko nkabasha kurya. Abo bani Imana igiye kubahana. DJ we yarambwiye ngo kuko bose ngo byose byitwa icyaha ngo Imana ibahana kimwe. Nje nkamubwira nimba numva Imana itabahana kimwe. Ugiye kongera amafaranga y'imuhana kubera nyine mba ndi gutekereza nkavuga ni uwo nguwo wari ufite 10,000. Tesha we ubizanyemo amarangamutima wawe uravuga ati mwabaye ashonje ariko byose aba ari ukwiba. Umwe yibye yongera byose ni icyaha, n'uwibye ntajya ese we mugeze urahaze Eric we. Numvaga njyewe ndi n'Imana abo bantu sinabahana kimwe pe, honestly. No aho ngaho uri kubizanamo amarangamutima kuko uvuga ngo mwarashonje undi ngo yari afite 10k ariko bose bakoze icyaha. None se Tesha byanyanditse se kanatakaye. Ari umuntu wakize wigeze gukiraho agakena n'umuntu ukenye muri kano kanya ubabaje ninde?
ngari umuntu wakizeho agakena ari umuntu wigeze gukiraho agakena n'umuntu ukennye nyine ubusanzwe yikeneye muri abo bantu bakubwiye ati ugere uganiriza umuvura depression cyangwa se umufasha byihuse wahera kuri ino nahera kuwukenya ako kanya kubera iki kubera ko byakira biba bigoye reka ariko anyway njyewe simbizi imana hari n'abakenerega b'abana babi aba yarakennye afite mukusha afite umutima mubi umuntu waganiriza umuntu